Ndanezerewe cyane mwese kubakira hano kuri Pure Gold TV uyu munsi wa none, kandi ndambuye ikiganza mbakira ndetse mbifuriza umwaka mushya muhire w'imigisha ituruka mu ijuru, ibishyashya byose bibagereho muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Nanjye hano ndi Jose, ninjye uri hano ku kiganiro ngiye kubagezaho, cyane cyane mbagezaho viziyo nshya Imana yahaye Pure Gold TV. Mu minsi itambutse Pure Gold yitwaga channel, none twahawe izina rishya. Pure Gold yahawe izina rishya ni TV. Mu myaka iri imbere cyangwa vuba cyane irabibaye television live amasaha 24. Ubwo n'ubuhanuzi bwiza cyane, ubwo n'ubuhanuzi bushyashya Imana yahaye Pure Gold TV yuko vuba igiye kuba live, tukazajya tuvuga ubutumwa bwiza kandi mateleviziyo yandasanzwe yemewe ariho agaragara avuga ubutumwa bwiza mu buryo bwose, akora n'indi mirimo igendanye n'umurimo w'Imana. Iri ni ijambo rishya, iri izina rishya, iki ni ikintu gishyashya Imana yakoze. Twambukanye kuva muri 2021 twinjira mu 2022. Imana yatanze isezerano, iravuga iti agura imbago za Pure Gold TV, agura ahantu iri, ahantu tente yawe iri, agura kuko ngiye gusuka umugisha, kuko ngiye kubaha imigisha myinshi, kuko Pure Gold channel itakiri channel ahubwo ibaye TV. Imana ishimwe cyane, hari byiza byinshi data dufitiye. Dream big, gira inzozi za byinshi za binini, kuko Imana yacu ni nini. Imana yacu ni Imana ishoboye, nitanga imigisha, niyo yaremye ijuru n'isi. Yimbabwira iduha umugisha buri munsi, ishaka ko twunguka buri munsi, nishaka ko tugumaho turi, ahubwo ishaka ko twunguka. Muri uyu mwaka rero w'ibihumbi 2022 Pure Gold TV ifite viziyo nshya, akaba ariyo ngiye kubagezaho. Iyi viziyo nshya yo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022, Imana yaduhaye ijambo rivuga ngo agura ahantu hari tente yawe, agura imbago z'aho hantu, agura imbago za Pure Gold TV, agura izo mbago ngiye guha umugisha. Aya ni amagambo twahawe twinjira muri uyu mwaka mushya. Ubundi Imana iravuga iti dore ngiye gukora ikintu gishya, ikintu gishya kidasanzwe. Aya magambo ashaka gusobanura ko n'ubundi Imana yari mitangaye umwana wa Yesu Kristo. Cyari ikintu gishya mu Isirayeli, cyari ikintu gishya Yesaya yarahanuye, kuko nticyari gisanzwe yuko Yesu Kristo yagiye kuvuka ku mwari Mariya wari isugi. Cyo cyari gishyashya, cyari gishya no kuri Mariya ubwe. Icyo ni ikintu gishya Imana yakoze kandi cyarakoretse. Ubutumwa bwaratambutse kandi bujyanwa na Yohana, nawe mu nzira y'ubutayu atembesha amazi mu bidaturwa. Yohana yajya avuga ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kubatizwa, ategura inzira y'umwami Imana. Iki ni igisobanuro nyacyo cy'amagambo. Ariko Imana natwe yavuga iti ngiye kubakorera ikintu gishya, mbahaye Pure Gold TV kandi vuba izaba live. Imana ishimwe cyane, turabyakiriye. Twongeye kwakira amasezerano mashya y'Imana. Igiye gukora ikintu gishya kandi mugiye kukibona kandi muzakimenya. Imana ishimwe cyane. Viziyo zindi twahawe, viziyo ya mbere ni ukuzajya tuvuga ubutumwa bwiza, kuko nahawe viziyo yuko ngenda nkavuga ubutumwa bwiza, nkabwira abantu inkuru nziza y'agakiza. Ubutumwa buzajya buvugirwa kuri television ya Pure Gold, Pure Gold television, Pure Gold TV zajya vugirwaho ubutumwa bwiza, kubwira abantu inkuru nziza y'agakiza. Iyo ngiyo ni ingingo ya mbere.
indi ngingo ya kabiri kuri viziyo y'umwaka ya 2022 ni uko tuzajya twigisha abantu kwihana ibyaha nk'uko Yesu Kristo yaje avuga ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru, ubwami bw'Imana, ubwami niwe wivugaga, niwe mwami ati bwaje, buri hafi, bwaje. Icyo nicyo kintu nyamukuru tugomba kubwiriza, ni ukwihana, kuko iyo wakiriye Yesu ubuhindutse icyaremye gishya. Nakiriye Yesu arampindura, ndihana, ibyaha byanjye ndabireka, mpinduka umushya. Nicyo rero nicyo kintu cya mbere kikubwira ko umuntu yakijijwe, yakiriye Yesu, ni uko yihana ibyaha bikavamo agahinduka mushya. Iyi niyo yindi ngingo muri viziyo twahawe tuzajya twigisha. Indi ngingo ya gatatu muri viziyo y'uyu mwaka ya 2022 kuri Pure Gold TV, ingingo ya gatatu yindi ni ukureka ibya kera bikagenda. Hari ibyo bavuga mu cyongereza ngo let the past go and receive new things. Receive new things God has for you in the future. Ngo reka ibishaje bigende, ibya kera bishire, maze wakire ibishyashya Imana iguhaye. Tuzajya twigisha abantu kureka ibishaje bikagenda, ntitugume mu bya kera, ahubwo tukabireka rwose bikagenda, tukakira ibishya Imana idufitiye mu minsi iri imbere, ibishya kandi byiza kandi byinshi, kuko Imana yacu itanga byinshi. Yesu Kristo ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 10:10 bitugaragariza ukuntu umwanzi adusenyera, ariko Yesu we akaza tuzaniye umugisha mwinshi. Yesu ntasenya ahubwo arubaka. Iyo wakiriye Yesu Kristo, uri umukristo, ukihana ibyaha byawe, uwo mwanya aho ibyaha bivuye hajya umugisha w'Imana. Yesu Kristo aragusukira umugisha kandi mwinshi, ntabwo atanga igice. Aragusukira umugisha mwinshi wuzuye, ntabwo uzakena mwene data, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bufatitse, kuko Yesu Kristo nicyo ashaka kandi nicyo arimo akora. Reka rero tubigerageze, tuzagenda twigisha abantu ibintu nk'ibyo. Iyi nyigisho tuzayitanga kandi dukurikije Bibiliya. Indi ngingo ya kane ni ukumenya ubushake bw'Imana. Tuzajya dufasha abantu twifashishije ijambo ry'Imana n'ibindi bitabo by'Imana, abantu banditse buhamya n'ibindi by'inyigisho. Tubwira abantu uko washaka ubushake bw'Imana mu buzima bwawe, uko wamenya ubushake bw'Imana mu byo ukora, icyo wayikorera wabimenya ute. Tuzajya twigira hamwe mwene data. Ikindi kintu, indi ngingo ya gatanu, uko tuzajya twigisha abantu hano kuri Pure Gold TV, tuzajya twigisha abantu new skills, kugira ikintu wamenya, wakwiyungura, wiga, kugira ngo kigufashe mu murimo w'Imana ukora. Nk'urugero, kwiga gitari. Niba utazi gucurangisha gitari, tuzajya tukwankuraje ukuntu wakwiga gitari nuko wayibona udashoboye kuyibona. Tuzajya tukwankuraje ukuntu wabona piano, wige piano. Iyo ni new skills. Ukuntu wakwiga iby'indimi, ushaka kwiga Icyongereza, tuzajya tugufasha, tukwereka aho wagurira ibitabo, tugufasha utabishoboye. Icyo ni ikintu tugiye kujya dufatanya cyane cyane mu buryo bwo gukorera Imana, to build the kingdom of God, kugira ngo dufatanye kubaka ubwami bw'Imana, kuko niwo murimo hano kuri Pure Gold TV twahamagariwe mwene data. Yes, ubu nanjye ngiye gutangira kwiga gucuranga gitari. Narayiguze, mfite n'igitabo, tuzigira hamwe. It's a new skills. Ni ukwiga skills izadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza no gukorera Imana kurushaho. Iyi niyo viziyo yindi Imana yampaye ku ngingo ya gatanu yo kwiga new skills, kugira ngo iyo skills nzaba niga, icyo kintu gishya nzaba niga kizamfashe gukora umurimo neza, to build the kingdom of God, n'abandi bakozi b'Imana dufatanye. Icyo navuga narangirizaho nasorezaho ni ingingo ya gatandatu. Ingingo ya gatandatu, viziyo Imana yindi yaduhaye hano kuri Pure Gold TV, ni icyo twita gufasha abantu
mu buryo puratike, mu buryo bwo kwifasha, cyane cyane abantu bakennye cyane, kuko kuri Pure Gold TV tuzajya dufasha abakene cyane, ntabwo tuzajya dufasha abantu bishoboye nk'abantu bato bashobora guhinga, bashobora gukora imirimo, abo ntabwo tuzajya tubafasha mu buryo bwerekeranye no kwirwanaho, barabishoboye. Ahubwo twahawe viziyo hano kuri Pure Gold TV yo gufasha umuntu utishoboye, udafite ubushobozi na buke, kandi tuzabamenya barahari. Ni ukuvuga ngo tuzajya dufasha nk'umwana w'imfubyi udafite uko yakwiga, udafite ababyeyi, tumushakire abantu bamufasha, tumushakire abasponsorship bamufasha, tumufashe uko dushoboye kose, cyane cyane abo muri Afurika, kuko tuzi ko amashuri kwiga uhereye mu bana batoya nesiri birahenze, ariko mu Burayi ntibihenze. Rimwe na rimwe haba hari amashuri ya leta bigira ubuntu. Imana itugirire neza. Ibyo niwo mugambi dufite, niwo viziyo twambukanye, twibagiwe ibya kera byo muri 2021, muri 2021. Ibyo byarangiye, byagiye. Twinjiranye bishya, twinjiranye umugambi mushya, twinjiranye viziyo nshya, kugira ngo tubone uko dukorera Imana dufite ibishya. Ibya kera byagiye, twinjiranye umugambi mushya, viziyo nshyashya. Tuzajya tuyisubiramo kenshi kugira ngo abantu bayimenye. Hafi buri munsi nzakora n'amavideo kuri YouTube mbwira abantu no mu Cyongereza, kugira ngo dufatanye twese umurimo w'Imana utera imbere, abantu bajijuke, abantu bakanguke, dukangurane, dufatanye twese urunana, twubaka ubwami bw'Imana. Satani n'abakozi be nabo barakora, ariko twe dukwiye kuba imbere. Abakozi b'Imana dukwiye kuba imbere, tukaba abo hejuru, kuko Yesu Kristo yaratsinze. Umwami wacu yaranesheje. Ntabwo tugomba kuba ibigwari ngo duhere hasi, ahubwo tuzamuke, dufatane urunana, dukundane, twubaka ubwami bw'Imana hamwe. Imana itugire neza bene data. Mwese nshoreje hano mbifuriza umugisha w'Imana, kandi mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2022. Tugiye gufatanya twese gutera imbere, twungurana ibitekerezo. Ndabashimira cyane. Amasengesho munsengera, mugiye kunsengera kurushaho, musengera Pure Gold TV. Iyi viziyo nzayisubiramo hafi buri munsi uko mbishoboye, kugira ngo tuyifatanye kuyisengera twese, twubaka ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ubutaha. Ndabakunda mwese pe. Imana ibagirire neza, kandi nanjye ndabasengera. Okay, be blessed. Turi kumwe muri Yesu. Tuzakomeza ubutaha vuba cyane.